uyu mubyeyi mwigiraho byinshi cyane nk'umubyeyi nk'umugore ni umugore ubereye u Rwanda ni umugore uwo buri muntu wese yakwicara akarata nkunda imyambarire ye nkunda imivugire nkunda imigendere ndamukunda wese turi abanyamugisha kuba dufite uriya mubyeyi kuko ni byinshi cyane byinshi ni isomo ubwe ni ishuri ubwe ni umuntu wo wakwicara ukigiraho byinshi ukicara ukavuga uti uyu ni umuntu wo nakwicara nkigiraho ni umubyeyi w'indashyikirwa ni umugore w'indashyikirwa ubereye u Rwanda turashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni ukuri Imana yo mu ijuru yarakoze kuguda Repubulika y'u Rwanda ariko ntabwo ari Repubulika ariyo yose nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame Repubulika kandi ari y'u Rwanda apani yariyo yose ni ukuri genda mushimira yarakoze kuduha ijambo yarakoze kutuma turabo turi uyu munsi umukobwa yasubiye ku ishuri umugore yahawe agaciro umugore yahawe ijambo kandi pe nimubona muzabona yuko nimubyitegereza muzabona ko hari byinshi byabayeho kubera ijwi ry'umugore kubera igitekerezo cy'umugore rero ndamushimira Imana yo mu ijuru imuha umugisha yarakoze nanababwira abagore ngo turabasuhuje mwese bakunzi ba Team TV yasashimwe Kristo yazakuzwe shalom shalom amahoro y'Imana bane na buri muntu wese ku isi hose aho muri hose tunejejwe no kongera kuboneka imbere y'Imana n'imbere yanyu imbere ya kamera kuvugana n'abantu bayo n'inshuti z'Imana n'abana b'Imana ni ubuntu njya nk'umurambi babwira ko ari ubuntu budasanzwe ni ubuntu bugeretseho ubundi ko ntabwo twakwirengagiza ko mvuga nonaha hari urimo umira umwuka hari urimo uhumeka umwuka nyuma hari ugeze mu cyumba cy'indembe hari uri kuri bomboni hari urimo ukora accident nonaha cyangwa impanuka hari njya asanga rero ari ubuntu bugeretseho ubundi rero Imana ihabwa icyubahiro iyo ibaraturinze ari nanjye ari nawe kuko kugira ngo ubone ikiganiro nawe nuko uri muzima mbifuriza amahoro y'Imana rero nshima Imana ko turi bazima nanone ndafata umwanya nihanganisha bose bashobora kuba bari mu bibazo nk'ibyo byose navugaga wabuzuwe uwe yakoze impanuka uwe ari indembe uwe yatashye ageze ahacecekirwa mwese ndabihanganisha mbabwira ngo uyu munsi warira ariko ejo ugaseka uyu munsi wababazwa n'uwo watashye ariko kubera ko gahunda ari y'Uwiteka Imana ikongera ikakurema ikaguha imbaraga ikagukomeza ugahagarara ukayishima rero namwe bari mu bibazo hirya no hino menye ngo ahari kuri uyu munsi twakurarira ariko ejo mu gitondo impundu zikavuga rero hamwe n'ibyo ndagira ngo twese ukuri kose ibyo urimo byose tuvuge ngo Imana ishimwe kuko n'ubundi ijambo rye ravuga ngo tuyishime ibihe byose nta kuvuga ngo ndi muzima cyangwa oya uyu munsi rero n'undi munsi Imana yaduhaye kugira ngo tunezererwemo umunsi mwiza ni umunsi udasanzwe ni umunsi isi yose yubahiriza kandi agaciro ni umunsi wo kongera kwibuka umumaro w'umugore ni umunsi wo kongera kuzirikana agaciro k'umugore ku isi hose rero bagore muri aho mwese kuri televiziyo mu ndeba ndababwira ngo umunsi mwiza wanyu umunsi mwiza w'umugore buri muntu wese ashimishwe buri mugore wese apana buri muntu wese buri mugore wese ashimishwe nuko ari umugore ari umugore umugore ni umuntu udasanzwe ni umuntu ukomeye ni umuntu ufite imbaraga zidasubirwaho ni umuntu w'intwari ni umuntu w'igitangaza rero ndagira ngo mbabwire ngo umunsi mwiza kuri mwese bagore muri hirya no hino ku isi munezezwe no kuba witwa umugore kuko ntabwo usanzwe rero nagize ngo uyu munsi tuganire mbabwire uburyo numva ngewe nshimishwa no kuba nitwa umugore ndetse nawe dufatanye aho uri dushima Imana yatumye twitwa abagore umugore ni umuntu udasanzwe ni umuntu w'igitangaza twabibonye guhera kera na kare ngewe mbere yuko mvuga abandi mvuga muri Bibiliya mvuga hirya no hino reka mbanze shima Imana
yazanye ku isi mama, akaza nyine ari umugore, ariho ugiye nkomoka, yaza kuba ataraje ari umugore. Ntabwo uyu munsi mbavuga ibyiza by'umugore mpereye kuri mama rero Imana yo mu ijuru ikomeze kumutuza heza, kuko yabaye umugore w'igitangaza, yabaye umugore w'indashyikirwa, yabaye umugore ufite ibyo narata, ufite ibyo navuga, ufite ibigwi. Yari umugore w'intwari ku buryo nta kintu na kimwe nabonaga cyamunanira. Numvaga yuko rwose ndi safe with her, kubera ko buri kintu cyose nabonaga kirusha imbaraga. Umugore antwita akiri umugore muto, akiri muto, ni jye mfura ye. Rero arantwita, aranyihanganira amezi yose 9, arambyara. I salute her. Ahari mu ijuru, Imana ikomeze kumutuza heza. Yabaye umugore w'indashyikirwa, arambyara, arandera, aranyonsa, amindangagaciro. Buri kintu cyose cy'ujya umbonaho cyiza, niba wowe umbona hari icyo ujya umbonaho cyiza, niba hari ubwiza ujya umbonaho, ni ubwiza bw'Imana bundiho, ariko nanone buri muri wa mugore Imana yahaye kuba ari umbyara. Ingeso nziza zose zo waba umbonaho, ubwiza bw'umubiri waba umbonaho, njya mbona nkaho byose mbisanisha n'ibyo mama namubonagaho. Niba rero wari umuzi, uri buze kumbwira niba ibyo mvuga atari byo. Mama yari umugore mwiza imbere n'inyuma, yari umugore ufite urukundo, utagira urobanura ku butoni, utamenya ngo uyu ni umukire, uyu ni umukene, ahubwo nkamukundira cyane, yuko cyane inshuti ze cyangwa abo yiyegerezaga cyane ari babandi b'ubuzima bwabo buciriritse, b'ubuzima buri hasi. Icyo kintu ndakimushimira cyane, kandi yarakinyanduje. Yega abantu bose ndabakunda, yega abantu bose ni abantu b'Imana, yega abantu bose nkwiye kubakunda, ariko njye numva cyane abantu babandi bisuzugura, babandi babona nkaho nta jambo afite mu bandi, babandi babona nkaho nta abo ni inshuti zanjye. Kandi gahunda yanjye ni ugukora ibikorwa bifatika muri bo, kugira ngo biyumve yuko nabo ari abantu, kandi ari abantu b'umumaro cyane muri iyi si Imana yabazanyemo. Mama yari afite urukundo rwe rukagaragarira mu bikorwa. Ntawamuganaga ngo abure icyo arya, abure icyo yambara, abure itike, abure. Kandi narayibabwiye, nta kintu na kimwe cyonzi icyo yari afite cyagatumye abona icyaha abantu. Ariko mama, ndongera nkubwire ngo I salute you, wari umugore w'indashyikirwa, yakundaga abantu kandi akabikorera mu bikorwa. Mama, ndibuka aho twabaga i Bugande, ahantu hose habaga mwene wabo ntabwo yahayoberwaga. Ahantu twumvaga ngo za Nyakivara, ngo za Kampala, ngo za Mbarara, ngo ntabwo twari tuhazi, ariko kumva yamenye iyo hatuye, yamenye n'iyo ahutuye. Njya mbimushimira kandi kuko ni zimwe mu ngeso zo yampaye, njya numva zituma ndi uwo ndiwe, mba numva zimpesha agaciro. Kuko niba hari ikintu kuri iyi si cyiza, ni ugukunda uwawe uko ari kose, ukamukunda uko ameze kose, ukamukunda umuto, umukuru, umugore, umugabo, umukene, umukire, umuremure, umugufi, uko ari kose. Mama ndibuka ko yajyaga aza akaza gusura abantu mu Rwanda. Twe tukiba i Bugande, ariko akaza mu Rwanda, akaza ahantu hitwa Iduha, hari bene wacu, akaza akabasura, akabasuhuza, akaza atubwira. Nkumva nyine, urumva twe ko twari abana, uvaga bibwira mukuru we, kuva bibwira abandi, ati mvuye gusura kwa runaka. Yemwe mama, umugore ni umunyembaraga. Rero reka mbabwire ngo icyo kintu njya nkimukundira. Arangije tubyara turi abana 10. Ibyo bigwi byose nyine buri gihe ni cyacyo. Igihe cye rero yaratubyaye abana 10, turiho turi 9, umwe yaritahiye. Ariko ndababwira ngo uyu mugore ni igitangaza. Nta byinshi yari afite atureresha, ariko yaratureze kandi turakura. Kandi kuba tuzi, turi ubuhamya bugendana amaguru. Ntacyo tubuze, ntacyo dukennye, ntacyo tuvuga ngo iyo biza kugenda bityo ngo wenda byari kugira gute. Umugore, mama wari umugore w'igitangaza. Kandi uyu munsi, kubera uwo wari uriwe, n'uyu munsi ntabwo ujya uhinduka muri twe. Ari jyewe, hari n'abandi bose bakuzi. Uri umugore w'igitangaza rero. Reka mbabwire ngo umugore wa mbere njya mpa agaciro kuri iyi si ni mama, nkongera nkaha agaciro uwambyariye umutware, inshuti yanjye nkunda, my love wanjye. Njya mbibabwira buri gihe, isi yose yarabimenye ko nuko mwita my love wanjye. Uyu munsi ndongera kubabwira ngo umuntu mpa agaciro wa mbere ni mama, nka agaciro uwambyariye umutware, nkona guha agaciro ababyeyi mwese
abagore mwese. Ijambo umugore nsigaye mbona nk'aho abantu batarivuga bakumva ko niba uvuze ngo umugore uransuzuguye. Ntabwo unsuzuguye. Ijambo ry'Imana muri Bibiliya ubwaryo nta kuntu kundi ritwita uretse umugore, keretse iyo rijya gusobanura icyo ndi cyo ku wundi muntu. Nibwo naza nkitwa umufasha w'umugabo wanjye, nibwo naza nkitwa nyine umubyeyi kuko nabyaye. Ariko reka mbabwire ngo ijambo umugore turibona guhera muri Bibiliya, ari Debora w'intwari wo muzi w'igitangaza. Ijambo ryamwitaga umugore w'intwari. Ari Sara, ari uwo wavuga uwo ari wese, ari Esiteri. Ni umugore w'igitangaza ufite ibyamuranze mu gihe cye, ariko ni umugore. Bantu musigaye mutinya ijambo umugore, ntabwo nzi impamvu. Njya mbona yuko turatira kujya kunyita ngo madamu runaka. Madamu runaka ntabwo aricyo kivuze kunyubashye, ariko iyo bivuga muri rwa rurimi uvuze madamu runaka mu gifaransa, cyangwa urimo uvuga icyongereza, cyangwa urimo uvuga igifaransa ukayita madamu runaka, it is well. Ariko niki cyatuma ntira? Reka mvuge rero ngo umugore rero ndavuga ngo uri igitangaza, kandi avuga ngo ntabwo usanzwe. Duhereye kuri Debora, turibuka neza ko ari we mugore wagiye imbere y'abagabo, aragenda bajya ku rugamba. Ariko nanone ikijya kinshimisha nkabona ko umugore ahava akagera yari umugore uhambaye, nuko Debora bajya ku urugamba bamara kurutsinda, amajwi yose akajya ku mugabo, ntajye ku mugabo. Uwo ni umugore w'ubwenge. Umugore rero aho uva ukagera, ndagira ngo nkubwire ngo uri igitangaza, uri umuntu udasanzwe, uri umuntu w'ubwenge, uri umuntu w'imbaraga, uri umuntu ukora ibintu bidahuye n'ibyo umugabo yakora. Abagabo bafite karemano kabo, ntibaze kuntera amabuye, bafite uko Imana yabaremye, bafite nabo ubudahangarwa bwabo. Ariko uyu munsi ndagira ngo mvuge ngo umugore uri umuntu udasanzwe, uri igitangaza. Aho twabiboneye kuri Debora, yajya ku rugamba bagatsinda, akaba ari we babyita hariya ni ukudumira. Mu Kinyarwanda ubwo sinzi uko babyita, ariko akaba ujya akababwira ati dukore gutya, tubigenze gutya, urugamba bakarutsinda. Ariko amajwi yose kubera ko ari umugore w'ubwenge akajya ku bagabo. Rero reka mbabwire mwa bagore mwe, muri abantu badasanzwe. Ndabwira buri mugore wese uri mu rugo rwe, nkubwire ngo uri umuntu udasanzwe. Urwo rugo ntirukwiye kukunanira kubaka. Urugo ntirukwiye kunanira kubaka, kubera ko uri umunyabwenge. Uri umunyabwenge, ushobora kumaneginga uwo mugabo neza, ukamaneginga abari mu rugo rwawe neza, ukamaneginga abana bawe neza, kandi buri muntu wese akajya yicara akavuga ati uyu mugore ntasanzwe. Ntabwo rero umugabo akwiye kukunanira, kubera imbaraga Imana yaguhaye, kubera ubwenge Imana yaguhaye. Ufite karemano ubundi idakwiye kuvuga ngo umugabo yananiye cyangwa umwana yananiye cyangwa ndi. Icyo ubura yenda muri wowe, reka nkikubwire. Yenda niba waburaga kugira ubwenge bw'Imana muri wowe, guhera uyu munsi ubushake, ubundi irakwigisha uburyo bw'umaneginga ibyawe byose. Kuko ndakubwiza ukuri ngo ntusanzwe. Umugore wisuzuguraga, ongera wirebe muri miruwari. Jya muri mira wirebe, urongera ubona uburyo uri igitangaza. Umugore uri umuntu wubahwa n'isi yose. Umugore utwita akamarana umuntu amezi 9 mu nda. Umugore wicara akonsa umwana, akava konsa umwana, akajya mu gikoni, akava mu gikoni, akajya mu kazi ka biro, akava mu kazi ka biro, akamenya hirya no hino abavandimwe uko ameze. Ibyo byose akabikora, kandi ari nako akora umurimo w'Imana. Reka mbabwire bagore, nimusanzwe. Buri muntu afite uko yaremwe. Umugabo afite ibye yihariye, ariko ndababwira ngo wowe mugore ntusanzwe. Aho umugore atwita akaba atwite aremererewe, hako ntibimubuze gukora akandi kazi, yaba ari akabiro, yaba ari ugutanga ibitekerezo byiza byubaka igihugu, byubaka itorero, byubaka umuryango. Umugore akabitanga, ntavuga ngo ndananiwe ngo kubera oya. Umugore ntabwo usanzwe. Ndagira ngo uyu munsi rero, guhera uyu munsi twongeye twibukiranye ngo dukwiye kongera kwireba muri miruwari, tukireba tukisobanukirwa
aho hatumaga hose wisuzugura, ari inyuma, ari umuryango uvukamo, ari ubuzima wabayeho, ari imibereho y'uri mucamo uyu munsi, ari ibyo ukora, ari imirimo wabuze, ari umwenda mubi wambaye, ari ubukene urimo, ari uburwayi urimo bwakuzonze. Ariko ndagira ngo wongere wirebe muri miruwari uyu munsi, uvuge uti nongeye gusobanukirwa ko ntasanzwe. Imana yakuremye mu buryo budasanzwe, Imana yakuremanye ubudahangarwa, yakuremanye ubwiza buhambaye. Ese ntitubizeranyeho? Abagore muri beza, ariko bagabo banyu muri beza, ari abana banyu mwabyaye babita ababyeyi babona muri beza. Buri muntu wese ukushamikiyeho akubona nk'intangarugero, ariko ibyo byose njye mbona ari wa mugore ufite ubwenge bw'Imana bigaragaraho. Rero dufite feva yihariye Imana yaduhaye, dufite ubwiza bwihariye Imana yaduhaye, icyampa tukabusobanukirwa. Niyo mpamvu ugiye mvuga ngo uyu munsi ndashaka gusaba kwibutsa ngo subira muri miruwari, subira mu miruwari, ubwo mu Kinyarwanda jya mu kirori, jya muri miruwari nyine, wongere wirebe, urongera ubona ubwiza bwawe. Wambaye igitambaro uri mwiza, wasokoje uri mwiza, wisize uri mwiza, utarisiga uri mwiza. Gusa reka mbabwire nk'uko Umunyarwanda yabivuze ngo akari ku mutima gasesekara ku mubiri. Guhera uyu munsi wongere wirebe, urongera usobanukirwa ubwiza bwawe, burongera nawe ubwawe bukuzure no hanze. Buri muntu ajya avuga ngo uriya mugore ni mwiza imbere n'inyuma. Ntimujya mwumva ayo magambo avugwa? Rero reka mbabwire ngo sindi bubatindire. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo mbifurije umunsi mwiza w'umugore, kandi mbabwira ngo uyu mugore w'uyu munsi wongeye kurebera muri miruwari, genda umuhanurire, uhanurire ibyo byose byongere bizuke byari byarapfuye. Umubwira ngo uri intwari, uri udasanzwe, uri ikibasumba, uri mwiza imbere n'inyuma, useka neza, ureba neza, ugenda neza, umeze neza, uri icyitegererezo ku bana bawe ndetse n'abavandimwe bawe n'abagushamikiyeho bose. Kandi uri ingofero nziza ku mutwe w'umugabo wawe, uri igitego mu bandi, urudasa. Jya hariya muri miruwari umuhanurire, uwo mugore arongera abeho, amenye ngo ni umuntu udasanzwe, yongere yikunde, yongere yisobanukire. Nk'uko Zaburi 112 umurongo wa mbere bivuga ko umunyamugisha ni umugore wubaha amategeko y'Imana akagendera mu gukiranuka, ngo niwe uzabona umunezero mu buzima bwe bwose. Rero ndababwira ngo turi abanyamugisha kuba dufite umugore w'indashyikirwa, uri imbere, urangamije abandi bagore bose imbere, niko babyita mu Kinyarwanda harya. Turi abanyamugisha kuba dufite madamu wa nyakubahwa Jeannette Kagame. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, mubyeyi mwiza, uri indashyikirwa mu mico no mu myitwarire. Turagushimira abagore aho turi hose, nk'uko nahoze mbabwira ko mama namwigiyeho byinshi. Uyu mubyeyi mwigiraho byinshi cyane nk'umubyeyi, nk'umugore. Ni umugore ubereye u Rwanda, ni umugore uwo buri muntu wese yakwicara akarata. Nkunda imyambarire ye, nkunda imivugire, nkunda imigendere, ndamukunda wese. Turi abanyamugisha kuba dufite uriya mubyeyi, kuko ni byinshi cyane, byinshi. Ni isomo ubwe, ni ishuri ubwe, ni umuntu wo wakwicara ukigiraho byinshi, ukicara ukavuga uti uyu ni umuntu wo nakwicara nkigiraho. Ni umubyeyi w'indashyikirwa, ni umugore w'indashyikirwa ubereye u Rwanda. Turashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ni ukuri Imana yo mu ijuru yarakoze kuguduha Repubulika y'u Rwanda, ariko ntabwo ari Repubulika ariyo yose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, Repubulika kandi ari y'u Rwanda, apana iyo ariyo yose. Ni ukuri genda mushimira, yarakoze kuduha ijambo, yarakoze gutuma turi abo turi uyu munsi. Umukobwa yasubiye ku ishuri, umugore yahawe agaciro, umugore yahawe ijambo. Kandi pe nimubona muzabona yuko, nimubyitegereza muzabona ko hari byinshi byabayeho kubera ijwi ry'umugore, kubera igitekerezo cy'umugore. Rero ndamushimira, Imana yo mu ijuru imuha umugisha, yarakoze. Nanababwira abagore ngo twirinde cyane kuvogera ibyiza Imana yaduhaye, feva Imana yaduhaye, agaciro umuyobozi w'igihugu yaduhaye. Tubyirinde cyane, ahubwo tubikoreshe neza, dukora bya bindi by'Uwiteka yaturemeye kugira ngo dukore, ndetse na za mbaraga na bwa budahangarwa na za mbaraga na bwa bwenge umuyobozi w'igihugu cyacu yatubonyemo.
ndababwira ngo turi abantu b'umumaro aho kugira ngo tuba bateza ibibazo n'abateza imvururu n'intambara mu mago yacu, mu baturanyi bacu, mu itorero ryacu ndetse no mu gihugu cyacu. Iminwa yacu reka ivuga ibyiza by'Imana, ivuga ibyiza by'igihugu cyacu na perezida wacu n'umubyeyi wa. Hari byinshi twavuga. Ese ubwo dushatse twarekera aho ngaho? Dushatse twarekera. Njye numvaga nifuza gusa kubabwira ngo umunsi mwiza w'umugore, kandi ongera kubwira ngo ongera usubire muri miruwari, wongere wikunde. Icyatumaga cyose wiyanga guhera uyu munsi gitera ishoti. Ongera wirebe guhera uyu munsi uvuga uti Imana warakoze kundema ndi umugore. Njye ndababwiza ukuri. Uyu munsi mba numva nongeye kwibuka ngo mfite impamvu nyinshi zatuma nicara nkashima Imana yandemye ndi umugore, kuko ntabwo ndi usanzwe, ndi umuntu udasanzwe. Rero reka mbabwire ngo nimubere ba Debora abagabo banyu n'urugo rwanyu n'itorero ryanyu n'igihugu cyanyu, mubere ba Esiteri imiryango yanyu, mube abantu bifuzwa na buri muntu wese. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndabakunda, gusa nanone nkemera ko Kristo abakunda kurenza uko mbakunda. Shalom shalom.